cyane hagenda nkaritura rirambuye nta kurizingazinga havuga niko ntabure wahaza babaririze ati amafaranga nayo mu kihe gihugu cyane imyaka wakuburiwe nubona umuntu ari kumutayera amubwira ati kanyegereze yego wisakuza reka kamwegere kagabanya iteko kamwegere nubona nambaye sentire mfite ndimeze nk'idegede ry'ibihumbi 4 yego wabwashyizeho ukaga kandara k'umukara tuza nivure tuze ndabona bambaye utumene tugera hano hari bafite n'imitsi y'imikara bihore imeze nk'imigozi y'amashanyarazi y'ingashizemo mine mureke yivure mureke n'umunywi wacu mutware porapora mureke yivure ibikomere abo turigera hano n'umugwanya gafite amaguru y'imirisho mureke ubwo no kwifura nubona umuntu hakize iherena kugutwira ingana nk'ikigurudumu cya baby mureke yivure niyumva kikweduye amatwi arabakize yari yarashize nubona umuntu yirwa muri casque masaga tukura mureke yari yarashize kigudavemo cyasubiranye naturel nimbaja yaruye biri kumujojobera mureke nubona umuntu hambaye rakoste agashiraho karavate kuri rakoste mureke nuko abyumva yivure karavate kuri supresi yashyizemo supresi agashita kubitaho nimba ari Burayi yifotoza yohereza amafoto atwika mureke yivure nimba umuntu yifotoreje ku gitagangurirwa wikwanariza ngo ni Imana senga mureke ibisimba byose yarabizungurutse nibwo ageze ku gitagangurirwa mureke yivure mwivure mukiri ibikomere ako nakaba mu muntu kuko Mose yagize gutya ku gihanza hari ibibembe ashubije mu gituza kugarasanga byavuye ako kantu rero nakaba mu muntu kaba mu muntu impamvu twataramye ibi bintu bihamba gutya twagiye no mu buzima bw'abantu tukinjirira cyane natwe ubwacu tukimena inda impamvu tuba tubikoresha ni ukubera ko inzozi rarota wagendeye mu ndege ukajya gusobanuza papa myumvira arakubwira ati iryo ni igare y'umuntu arosa ujya mu ndege abapfuye ubwo uragiye warangiza ugahita ujya gusenga ukuzaho urupfu nko wagiye gusenga uvuga uti mpitike ngende gerageza nawe wikwivanga n'abagufasha gupfa jya mu bagufasha gukira bikomere urumva niba uri munagenda gerageza iminwe nyeganyege gure n'utwo tunyobwa ugenda uhekenya uguti ndahekenya imbaraga zindwanaho zingendaho ndaheke ibyibuze iminwe ibuje urumva ibikomere bituma umuntu yisheta ku mwana we ati nubona umubabaro w'umuja wawe uriya mudamu nawe buriya harakari akantu sinkemera nubona umubabaro w'umuja wawe umwana w'umuhungu nanjye nzamugutura kuriya ni ugusesabira mu bikomere akana umite nkajyana gusabira mu bikomere ubaka akanya Imana yigusubije mu bikomere wakwirisika umugabo ati numfasha nkanesha ababisha banje kizatunguka mu rugo mbere niyamenya ko mu rugo harimo umukobwa zagitanga gusengera mu bikomere by'uko ari ikinyendaro efute ari ikinyendaro nusabira mu bikomere uzafata hirigisi kandi ari za longereva gutese ko buriya yefuta ntabwo azize ibintu byinshi guhiga ni sawa ariko guhigura niho hagombaga kuba ikibazo yego kuko yefuta kwiheza mu bantu kubera ko ari ikinyendaro ataganira n'abantu yakoze umurimo atagombaga kuba akora nimba yavuze ko ikizasohoka mu nzu azagitamba nibyo ariko si umutambyi yego yagombaga kubona igisohotse akagishyira bitirirwa iryo zina ryo gutamba yego nahize umuhigo ariko nzanye icyo nahize nk'igitambo none abatambyi bakinjira mu nshingano zabo yego bari kubona ko nta gitambo cy'umuntu kibaho ariko kari agakino agakinya nabi kweri ibikomere urumva none warahize ariko kubera ko n'abantu bakunda kuganira gutamba si inshingano ze nahige ariko guhigura ni ikindi yagombaga kukizana rero ariko kubera ko ntaganira n'abantu yarinenye abantu baramunenye nawe arinena ntabwo yakize igikomere cyo kuba ari ikinyendaro iyo aza kuba yaragikize yari kujya mu bantu ariko ibikomere by'ubunyendaro byamuheshe mu bantu kugeza ku rwego rwo kujya guhigura ibintu atagomba guhigura kujya gukora ibintu atagombaga kuba ari gukora abitewe n'igikomere cya buri munsi agenda hari abantu bakora ibintu bakwiye kuba badakora kubera ibikomere bibuzuye mu mutwe bituma badatekereza neza bituma ibitekerezo bitagutse erega nuriya muntu urogunda aba yarakomeretse aba yarakomeretse ni ukuri nimba uroza ndakica nta kintu nimba